Sheri. Oye. Bigeze saa moya z'ijoro turacana imbabura. Neza ko imbaburano niyo yanze kwakuragira ngo bigenze. Mbese umudu wazaguze gazi ibintu by'imbabura. Ngeze histoire z'imbabura ntazo mperuka pe. Niba nacanye envelope yose yarangiye gusuragira ngo bigenze. Ahubwo biri kunkoroza bigatuma mpumeka nabi. Uyu munsi turarara kwa muganga. Nese ngi sinacanishije icyo ngicyo gucana. Imikibiriti bingenda bimenyereye. Zuko ubutumye numva mu nda mpindutse. Saa moya ntacyo. Saa moya sare rero arenga kurya ibiryo urya amasaha. Igeze ahibyo dore imyotsi iri ku ntoki. Sinzishyira he tari bukugereho. Niba uri gukunda cyase base wagiye mu nzu ukaba ureba televiziyo n'ibindi isigaye ndabiteka rwose. Ubundi se mbere yuko ujya kunkoresha ibi bintu byose ubu ngubu ntabwo wari kuba wabikoze. None so wari kubigenza utangiye ko byari byawe. Ubinareje iki? Urabona itatse? Niba nshatse kumukunda. Basi se urashaka iki mumuzanire? Nuse wankoreshereje pizza ukaba ariyo ndareba. Njye ubundi ibintu byo guteka nta n'ibyo nshaka. Ndashaka pizza. Hari nimero zabo ufite ngo tubabwire? Ntabyo nzi, genda ushake nawe uzakugera kuri Instagram ntabwo uri bubone. Nimero za pizza wenda na ka KFC wabona n'umwana wanjye yongera agatoza mu ibyo ushaka. Ejo niko twavuye kwa muganga bakubwira ujye ufata indyo yuzuye. Ibyo birimo indyo yuzuye? None si ijoro rimwe aho kugira ngo mfinishwe n'inzara ntabwo nabirya ijoro rimwe indi minsi nkajya mbikora. Nyine bitumize birarire ejo uzagura gaze kuko njye ntabwo natekera kuri ibyo bintu by'imbabura ngo mbike. Ntacyo reka nze muhamagare weza. Ntumereza pizza na KFC ko ntabwo ndya pizza yonyine. Nyahamagara. Ariko se ubu urashaka kuyirya uri umwe? Nayirya se pizza yose? Ninyaga ndayisigaza ndayirya mu gitondo. Ariko abanyarwandakazi ukwiye kumusengera. Kandi nukore komande imwe. Nje kore ebyiri ntabwo ndi buguye. Yasubira iriya pizza yose urayirya? Mwese gana ndayirya mu gitondo. Kandi njye uyigusabye ari ubwo uri buyirye. Espazo. Nobizi yo ngo amagaye cyuma ngushakira se. Ariko noneho umbe tubiri. Bonaki? KFC. Ushyira na KFC. Imwe. Uzane imwe. Oya nagarika mitengo ishyira direct. Sawa. Singusaba ko gukoresha pizza ebyiri. Ubundi se kare wose ubitahana uba wiriwe dutegereza njya gupfunitswa n'izi mbabura n'amaguru. Ariko se ko manzi ko mu rugo nasize umugore uzi byose. Njye nakubwiye ko nari umugore wawe ariko nubwo ndi umukozi wawe. Ariko se we ubuzi ko managiye gushakisha amafaranga ubu nene gugiye gushakisha amafaranga inge natahana nateke ngurye. Nawe utekereza nk'umuntu mukuru uretse kungora ko. Awe nzamurira isukari mbabarira. Baza gutuma ndana nabi.
ntabwo njye wanzanye hano kugira ngo ujye usanga nagutekeye. Umva ndabona n'amabure ifashwe ntacyo kubera tutari buteka akabonye tereka aho hirya. Ngizimya ahubwo shyiramo amazi. Nasi ndahezimya uno munsi ntabwo nagukaraba ko urajya n'ujya gukaraba mu kanya unyanyuze ukacomeka muri keto nta muriro uhari. Ncomeka muri keto ntabwo ngiye nkaraba amazi hano ku nyama niba ari icyo yashyireho ugateka. Sinamenya uburyo ibyo birandenze. Ntabwo noga amazi anuka imyotsi. Uragira ngo azanyangirize ubu myanya y'ubuhumekero bwanjye. Ubundi se mbere hose iyo ugura gaze utiriwe uneza imyotsi reba guno ni kumva n'isesemi yanzamutse. Genda ujye gucomeka kuri keto ntabwo nida koga amazi yo kumbabura rwose. Ariko ubu imbabura uratunyuze uyimenamo amazi koko. Ariko ubu nzajya nitwa intare ndi mu bantu ninjira hanga noneho imbe agahene kari aho ngaho. Sibyo wahisemo. Iyo ukenera kuba umugabo ntabwo ari kunsengera. Sibyo wahisemo. Ariko wajya uma agaciro ukabona ko ngukunda. Ubyibuze ukama agaciro ho gatoya. Nge singukunda. Ubu tugiye gukoresha umuriro. Comekera ndo ugashyushya ku mashanyarazi. Mbese no muri keto no kugirira umubundi wari kuzacomeka bya bindi biza n'amazi ashyushye. Ngahaguruka basi. Ni wanjye ntabwo nari mbifi. Ngahaguruka basi tujye mu nzu. Genda ndagusanga. Nyesho. Ejo nene wari unyereye aha ngaho ugiye kuwikubita. Ndumva mfite seseme nishira ndaza. Sawa. Soni. Si wabagahe. Kuna kubuza. Si hano wabaye. Kuwambaye ibirenge se. Ngwino twicara mu biti. None se byagenze gute ko nakubuze? Ni ibiki byakubaye? Rutambi tena? Ariko uriya mugabo aranshaka w'iki koko? Niwe wakugize gutya? Nese telefone se ubundi wayishize he? Dore wambaye n'ibirenge. Yose barabitwaye. Mbarika eka nze nkuzanira amazi sibyo? Ihangane. Rutambi. Chantal. Oui, boss. Non. Sikonuka bagenda kumbo. Ubundi sangane. Isangane cyo mubaza. Ntabwo byo ku masaha. Saa saba zaragize nta kintu kimwe cyo kurya na kumeza nga. Yenda aje kwirwana n'umutako wawe. Ese ukaba kari gukora. Wabuze akazira? Ushaka ko warabuze icyo ukora. Hakundi wa muzima. Uri kwitondera inzara urara gusa wireba, Nese akaze ko mu rugo wasabye urugo gashoboye. Cara hasi. David cara hasi. Icyatsi cyakumwe n'umutwe. Tarekana fata kada musibe kira. Kandira musibe umasanyira umusibire. Kicara karya gusa. Kandi neza witonze umwere kumano
bose we nukujya urya gusa umwicari mwo hanze umwe ku mazi ya unywa menshi niko mbwira Rutambi yagushimuse bigenze bite urumva ukuntu byagenze nendi hano urabizi ko wansize hano ugiye ku kazi yaje nkura hano rero umuntu ntazi barantwara baranzirika ibaze ko yanwaye na yacu oya tuza banza tuza uhumeke yansinyije umbwire witonze sibyo yansinyishije ku mbaraga arayitwara noneho banjugunye baranjyana ari nijoro bari bampaye drogue baranjyana banjugunya ahantu mu gisambu ahantu utamenya nanjye nikangutse nisanga aho hantu ndiruka ntaza aho njya nahomva none se waremeye uramusinya naramusinye nzashaka ibindi n'ubundi sinari mfite inzu none se icyo nicyo cyatumye agushimuta nicyo cyatumye ashimuta nicyo cyatumye ashaka kuntwara imitungo yanjye yose ndumva warahuritse naragushatse nyine ndahamagara ndakubura bantwaye telefone yanjye bantwara ibyangombwa inkweto ibintu byose nari meze nkaho ndincike ntazabonye naho ariko ntago bigeze bagukorera ibyamfurana oya nta n'umwe wagukoze barankubise gusa kugira ngo nange inzu yanjye nta handi se ubabara umugongo amaguru bagiye bakubita ahantu hose babonye bari bangahe se ubundi ntabwo namenye umubare bari benshi bamanziritse bari bagufutse mu maso ahantu hose bamanziritse mu maso ku munwa amaboko Rutambi abaye Rutambi gusa giburire ngomba kuguhorera ntabwo waguruka ugiye gukaraba gushakira ikintu cyo kunywa okay nawe kanda neza kana aho uri kumanugira vavu sinenga kurya ke ubiri isane ibyo kurya ejo nawe wicaranye uzi ko byahashwe nande ubona kuntu kangana nagwamye kare ko karya akazi shwi siki nari uzo nyibona ngizana muri salo ujuze ituma sibire nyiri kunyu nzindo yakubwiriza ase boss bigize ese ubuwatenze uteka wikisha umuntu ugeze kuba umugore wanjye ko muri frigo arimo ibyo byose ntabwo wafata n'uko yikaranga ugateka n'ifu ugateka sozo ugateka n'umuceri ikibazo nuko nabaye umukozi nahise mbyibagirwa ase basegira vavu ntabwo wabisabye cyangwa utumuru ugende nsigaranye none ntabwo ngishaka ko umugore hano mu nzu giwe none wakaye kubona ko ibyo naguhaye none biri nakunaniye kandi zo kutarugwa kanda unaniza soni ubu uri gukora icyara mu gikari wakoraga ikira kandi gukora amasuku amasuku se igihe wahereye ku mitondo sako ese ubyuka sangahe ubyuka sangahe ra saa mbiri wo ukora amabiro